Mu myaka 15 ishize, Zoran Kwame Mamdani yari umuhungu ushishikajwe no kumenyekana ndetse no kubaka izina haruguru ahangaha i Kampala muri Uganda. Nk'abandi basore bose babyiruka, uyu Mamdani yisanze ari umuhanzi mu njyana ya hip hop, umuhanzi wifuzaga kumenyekana akaba icyamamare hose. Izina ry'akabyiniriro yakoreshaga cyangwa se izina ry'ubuhanzi nk'uko babivuga ryari Mr Morbid. Icyo gihe yari afite imyaka hafi 20 y'amavuko. Icyakora kuri ubu uyu musore w'intamenyekana mu mihanda y'i Kampala ni umugabo w'ikimenya bose kandi w'icyamamare ku rwego rw'isi, akaba umwe mu banyacyubahiro bakomeye, akaba umugabo uri mu bavuzwe cyane muri iyi minsi ku buryo bitaba ari ugukabya uramutse uvuze ku izina rye ari rimwe mu mazina agarutsweho cyane muri politike ya Amerika muri ibi bihe by'amatora. Birasa naho uyu yashimangiye ya mvugo yuko iyo ukiriho byose biba bigishoboka. Biragoye cyane kwizera ko mu myaka 15 ishize Mamdani yari kwizera ko azaba ari umugabo uhanganye n'abarimo Elon Musk na Donald Trump, agashyigikirwa n'abarimo Barack Obama ndetse na Kamala Harris. Aba bantu bose bakomeye reka bamugarukeho ni mu gihe, kubera ko Zoran Kwame Mamdani ntabwo akiri umuntu usanzwe. Ubu ni umuyobozi w'umujyi wa New York, umuyobozi w'umujyi cyangwa se meya. Ushobora gutekereza ko ari umuyobozi woroheje, ariko ntabwo ariko bimeze ku mujyi wa New York. Byinshi kuri uyu mujyi duherutse kubigarukaho mu kiganiro twanyujije kuri uyu murongo. Gusa ibyo wamenya nuko New York ari wo mujyi wa mbere ukize ku isi. Abaturage barenga 384 bawutuye n'aba millionaire, no kuvuga ko batunze nibura miliyoni imwe y'amadolari kuzamura. Aba bangana na 4.2% by'abatuye umujyi bose. Icyakora ibu bwabyo ntabwo bihagije, kubera ko n'indi mijyi ku isi ituwe n'abakire baruta ba New York. Ariko ikiyo mijyi yose idafite cyangwa se igituma New York ifatwa nk'umurwa mukuru w'isi mu bijyanye n'ubukungu, ni isoko ry'imari n'imigabane rya mbere rinini ku isi, New York Stock Exchange. Kuri iri soko ibigo biririho muri rusange bifite agaciro ka miliyari 25 y'amadolari. Ni naryo soko rya mbere rikuze kurusha yandi yose, kubera ko ryashinzwe bwa mbere mu 1792, rimaze imyaka 233 yose rikora kandi ryitwara neza. Ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko n'isoko ry'imari rya kabiri rinini ku isi rizwi nka Nasdaq ryiganjeho ibigo by'ikoranabuhanga nka Google, Microsoft na Apple, naryo riri hano New York. Uramutse ubaza umutungo w'ibigo byose biri kuri aya masoko y'imari uko ari abiri, usanga ungana na 40% by'umutungo w'ibigo byose ku isi biri ku yandi masoko y'imari. Muri make aha New York habarizwa 40% by'umutungo wose w'ibindi bigo biri ku yandi masoko yo ku isi uyateranyije. Ubwo ayo masoko yandi wavuga ni nk'isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda, ayo mu Bwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubuyapani n'andi menshi. Ibi ubwabyo bituma New York ihinduka umujyi udasanzwe, kubera ko ibiberayo bishobora kugira ingaruka cyangwa se umusaruro ukomeye cyane, bitari gusa kuri Amerika ahubwo no ku isi yose. Aha rero niho haturuka agaciro k'umuyobozi wa New York, kubera ko niba umujyi ubwawo udasanzwe, birumvikana n'abayobozi bawo ntabwo bagomba kuba ari abantu basanzwe. Ngiyi impamvu ejo bundi ubwo muri uyu mujyi habaga amatora yo gutora umuyobozi wawo, benshi babivuzeho, kuva kuri President Donald Trump kugera kuri Elon Musk, ukagera kuri Bernie Sanders, Barack Obama n'abandi banyapolitike bakomeye. By'umwihariko kuri Donald Trump, New York ni iwabo, niho yavukiye, arahakurira, niho yabereye umuherwe. Muri make Donald Trump akurikirana cyane ibibera New York nk'uko n'undi muntu wese akurikirana ibibera mu karere avukamo, cyangwa se abari muri diaspora bagakurikirana ibibera mu Rwanda no mu bindi bihugu bakomokamo. Icyakora ikitarashimishije umutima wa President Donald Trump ni uko uyu mujyi w'iwabo ufite igisobanuro gikomeye cyane kuri we, ubu urimo kuyoborwa n'umuntu w'umuyisilamu, ukayoborwa n'umuntu atashyigikiye na busa, ukayoborwa n'umuntu utarawuvukiyemo cyangwa se wenda ngo avukire muri Amerika, ahubwo akavukira muri Afurika, muri Uganda by'umwihariko, umugabane Donald Trump yigeze gutuka muri manda ye ya mbere. Ibi ni ubwa mbere bibayeho mu mateka maremare ya New York. Aho bibera ikibazo gikomeye kuri bamwe ni uko Mamdani noneho atari n'umugabo ubona ko acishije bugufi, cyangwa se ngo aterwe ubwoba no kunengwa no kudakundwa na bamwe mu banyapolitike bakomeye nka Donald Trump. Kuva mu bihe byo kwiyamamaza na nyuma yo gutsinda amatora, uyu mugabo ntabwo yigeze aha agahenge Donald Trump. Yakomeje kuvuga ko Donald Trump ari umuyobozi udashoboye, kandi ko ibyo yasezeranyije abaturage atarimo kubishyira mu bikorwa. Kuri Donald Trump nawe uzwiho kutajya ripfana, yavuze byinshi mu buryo butandukanye anyuze ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye. Aca amarenga ko nubwo Mamdani atari yanarahirira kuzayobora New York, ariko ngo ni umuyobozi mubi cyane kandi ngo agiye gusenya uyu mujyi bitewe n'imigabo n'imigambi ashyize imbere.
ihangana ry'aba bagabo ryatumye benshi bemeza ko imikoranire yabo itazagenda neza kubera ko Donald Trump yanibukije Mamdani ko akwiriye kumwitwaraho neza. Ati ni gihe uzasinya ibintu byinshi azashyira mu bikorwa, akwiriye kunyitwaraho neza akubaha ibiro bya White House. Kuri Mamdani ngo ibi ni ibikangisho. Avuga ko icyo Donald Trump agomba guha New York ngo azakiyiha nk'uko amategeko abiteganya, bitabaye ngombwa ko haba ibiganiro birebire byo kumvikana no kubahana. Kuri bamwe ibi bishobora gutuma Mamdani wahize gukora ibitangaza agorwa cyane no kubishyira mu bikorwa, cyane cyane mu gihe azaba agomba gukorana nabi Washington. Ibyo Mamdani yasezeranije abaturage ba New York ushatse wabyita ibitangaza kubera ko mu mateka y'uwo mujyi nta bundi byari byarashyizwe muri gahunda za leta nk'uko tugiye kubigarukaho. Ariko tutarajya kure, uyu Mamdani bivugwa ko azanye ubukomuniste muri systeme ya Amerika ya kapitalisme ni muntu ki? Ni gute uyu mugabo wahize kuzafunga Benjamin Netanyahu yabashije kwizerwa n'abaturage bakamutora ku bwinshi? Byagenze bite ngo imbaraga za Donald Trump na Elon Musk zinanirwe kuburizamo itorwa rya Zaharani Kwame Mamdani ushinjwa gushira isoni? Uyu muhungu wa Afrika kubera ko yavukiye muri Uganda ugiye kuyobora umujyi wa mbere ku isi, hari icyo azafasha uyu mugabane? Byose reka tubigarukeho mu buryo burambuye. Je nitwa Ismail Mwanafunzi. Ushobora kuba nawe warabyumvise bavuga ngo nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu, ariko nta na kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Niko benshi bavuga. Zoran Kwame Mamdani yahoranye amakare nk'uko bamwandikaho, amashagaga n'amatwara akarishye, ariko no mu nzozi ze zimwe zo kumanywa ngo nta na rimwe yigeze arota kuri rimwe mu buzima bwe aza umuyobozi w'umujyi ukomeye nka New York. Ntabwo yigeze bitekereza kubera ko atanawuvukiyemo. Umunsi umwe ku itariki ya 18 y'ukwa 10 mu 1991 i Kampala muri Uganda, Mira Nair, umugore wa Mahmoud Mamdani, yaribarutse abyara umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu niwe mwana wenyine uyu muryango ufite inkomoko mu Buhindi wabyaye, ahabwa amazina ya Zaharani Kwame Mamdani. Se w'uyu mwana yari umuhanga wigishaga muri kaminuza, akaba umwanditsi w'ibitabo, akaba umushakashatsi wibandaga cyane ku ngaruka ubukoloni bwagize kuri Afrika ndetse n'uburyo umugabane wa Afrika ukwiriye kwitwara mu gusohoka muri ibyo bihe bigoye wari umazemo imyaka ikabakabijana. Mu bantu uyu mugabo yari yarakurikiye cyane harimo Kwame Nkrumah, wagize uruhare rudasanzwe mu bwigenge bwa Ghana. Kubera uburyo yamukundaga yahisemo kwita umwana we Kwame nk'izina rya kabiri. Mu bwana bwe nta kintu Mamdani yabuze. Si yari yifashije, atunze imodoka, akaba umuhanga uziranye n'abandi bakiri Kampala. Icyakora nubwo bari babayeho ubuzima bwiza, se yajyaga abwira uyu musore ubuzima bubi we n'ababyeyi be banyuzemo mu bihe bya Idi Amin Dada wirukanye abaturage bafite inkomoko mu bihugu bya Aziya barimo n'Abahindi. Mamdani yabonye iri hohoterwa, aribarira umuhungu we mu biganiro bya politike bakundaga kugirana. Ku rundi ruhande, izi nkuru zisobanura ubusumbane mu bantu, ubukene n'ubukire mu bantu, akarengane n'ibindi bibazo byibasira umuryango mugari, nibyo nyina wa Mamdani yakoragaho filme. Uyu mugore yari afite ikigo gitunganya filme cyamenyekanye nka Mirabai Films. Yatwaye ibihembo muri za festival zizwi cyane ku rwego rw'isi, zirimo iya Cannes mu Bufaransa, iya Venice mu Butaliyani n'izindi nyinshi. Anitabira amarushanwa y'ibihembo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make, ubuzima bwose bwa Mamdani, ubuzima yakuriyemo, bwari ubugaragaza ibibazo biri muri sosiyete, bimwe akabivoma kuri se, ibindi akabikora kuri nyina, cyane cyane ariko yibandaga ku bya Afrika. Afite imyaka 5, umuryango wimukiye muri Afrika y'Epfo, aho se yagiye kwigisha muri kaminuza ya Cape Town, ariko ntabwo bahatinze, bimukira muri Amerika nyuma y'imyaka 2 gusa. Ku myaka 7, Zoran Kwame Mamdani yarageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugera muri iki gihugu byamufunguye amaso kurushaho. Mu gukura kwe nta kintu yari yarigeze abura, icyakora yari yarabonye ubukene n'akarengane. Mu gitabo se yigeze kwandika, yavuze ko Mamdani yakuze ari umwana uzi kwihagararaho. Atanga urugero rw'uburyo umunsi umwe muri Uganda, umwarimu umwe yigeze kubwira abanyeshuri b'Abahindi kumanika akaboko. Abandi bose barabikora, ariko Mamdani arabyanga. Mwibuke icyo gihe atarageza no ku myaka 5. Igitangaje no kubibazo Mamdani yasize muri Afrika yabisanze ni New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gikize, igihugu benshi bakora ibishoboka byose ngo bakigeremo. Aha nawe yahasanze abirabura bakennye baturanye n'abazungu bakize. Mu minsi ya mbere yakomeje amashuri ye bisanzwe, ndetse anakomeza ibyo kuririmba. Tukivuga iby'umuziki, uyu mugabo yakoranye indirimbo zirenze imwe n'umugande uzwi nka Hab. Uyu muzingo w'indirimbo bawise Sida mu cyaro. Ijambo ry'ikigande risobanuye ntabwo nzasubira mu cyaro. Abanyarwanda bagiye mu gitaramo cyiswe Nyege Nyege cyo mu 2016 bashobora kuba baramubonye ku rubyiniro kubera ko yaririmbye muri icyo gitaramo. Ibi bitaramo bibera hitwa Jinja muri Uganda.
bikaba bimwe mu bitaramo bigarukaho cyane mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ku rubuga rwa YouTube uyu mugabo afite indirimbo zirimo yitwa Kanda. Mu 2019 yaririmbiye nyirakuru indirimbo yise Nani, mu gihe mu 2016 yaririmbye indirimbo zakoreshejwe muri filime ya nyina yiswe Queen of Katwe, benshi murayizi. Gusa hano New York ibyo kuririmba no kurapa ntabwo yabitinzemo cyane, ahubwo yakomeje kwerekeza amasomo kuri politike abifashijwemo na se wamwitwazaga aho yabaga agiye hose. Mu ishuri rya Bank Street School for Children, Mamdani yariyamamaje akiri muto cyane, avuga ko bimwe mu byaharanira harimo ko abantu bose bagombaga kugira uburenganzira bungana, arwanya cyane politike y'intambara, akavuga ko amafaranga ashorwa mu gisirikare akwiye gushorwa mu burezi. Mu 2003 se yagarutse muri Uganda aho yafashe umwaka w'ikiruhuko, agarukana n'umuhungu we nawe utarigeze yirengagiza inkomoko ye n'icyo gihe. Aha muri Uganda kandi niho hatuye nyirakuru na sekuru, ndetse banagize uruhare rukomeye mu kumwitaho, cyane ko nubwo se yakunze kumugendana ariko ntabwo yakunze kubona umwanya kubera kwandika ibitabo mu masaha atarayo kwigisha. Mu 2010 uyu musore yarangije mu ishuri rya Bronx High School of Science, ishuri yatangirijemo umukino wa cricket, umukino ukunzwe cyane mu bihugu by'Ubuhindi na Pakistan. Aha yaniyamamarije kuba vice president w'abanyeshuri ariko ntiyatorwa. Kuba umuyisilamu ni kimwe mu bintu bivugwa ko byatumye adatorwa, ariko ibi ngibi ntabwo byamuciye intege cyangwa se ngo bituma agerageza guhisha imyemerere ye, ahubwo byamweretse uburyo ikibazo cy'ihezwa kimeze ku bantu bamwe na bamwe, bituma ashyira imbaraga mu kugaragaza icyo kibazo aho kugihunga. Amashuri yayakomereje muri Baldwin College aho yatangije club ivugira abanyapalestine. Muri iri shuri yandikaga mu kinyamakuru cyaryo, yibanda cyane kuri politike, umuco n'imikino. Mu 2014 yasoje afite impamyabumenyi mu masomo ya Afurika. Akiri mu ishuri yatangiye gukora nk'umujyanama ushinzwe gufasha abimukira ba mikoro make, barimo n'ababaga bagiye kuvanwa mu nzu bakodeshaga kubera ubukene. Ibi byarushijeho kumufungura amaso, arushaho kubona ko nubwo New York ikize cyane, ariko nanone abakene bo muri uwo mujyi babayeho ubuzima bubabaje. Icyamuzonze cyane ni ikijyanye n'imisoro, kubera ko yavugaga ko politike z'umujyi wa New York zorohereza abafite amafaranga kugira ngo ntibasore cyane, ahanini kugira ngo bakomeze gutura muri uyu mujyi, bityo bagira ibikorwa by'ubucuruzi bikomeye. Icyakora kuri Mamdani ibi ntabwo byari bikwiriye, kubera ko yavugaga ko abafite amafaranga menshi ari nabo bakwiriye gusora menshi, ayo mafaranga agakoreshwa mu gufasha abaturage bakiri inyuma mu rugendo rwo kwiteza imbere. Ubuzima buhenze ndetse n'ikibazo cy'izamuka ry'ubukode i New York ni ingingo z'ingenzi cyane zamwinjije muri politike. Politike niyo yatangiye gukurikirana cyane, atangira kumenya amakuru y'ibibera New York, yumva neza ibibazo bihari birimo ibibazo by'ubuzima buhenze cyane ku baturage basanzwe. Mu 2015 Mamdani yafashije Ali Najmi mu bikorwa byo kwiyamamaza, kubera ko yarashyigikiwe na Hims, umuraperi w'i New York ariko ufite inkomoko mu Buhindi, akaba umwe mu bo Mamdani yakundaga cyane. Mu 2017 yinjiye mu muryango wa politike uzwi nka Democratic Socialist of America, DSA. Uyu muryango ugendera ku bitekerezo by'uko ibikorwa byose byaba iby'ubukungu ndetse n'ibindi bikwiriye kuba bigamije guhaza ibyifuzo by'abaturage bose mbere y'uko bigirira inyungu abantu cyangwa se ibigo ku giti cyabyo. Muri make, uyu muryango uvuga ko kugira ngo demokarasi yuzuye igerweho, ubukungu bukwiriye gusaranganywa bukagera kuri bose. Ubwo bivuze ko abakire basoreshwa menshi cyane, abakene bagahabwa iby'ibanze mu buzima birimo aho kuba n'ibindi. Ibi kandi bivuze ko abakozi barushaho kugira ijambo mu bigo bibaha akazi aho kuba abakozi gusa. Inzego z'ingenzi zirimo uburezi, ubuzima, urwego rw'ubwikorezi n'izindi z'ingenzi cyane ngo zigomba koroshywa cyane ku buryo buri wese aba ashobora kubona izo serivisi bimworoheye. Intego za DSA ni uko amashuri na serivisi z'ubuzima byose biba ubuntu cyangwa se bikishyurwa ikiguzi gito cyane, imiryango irengera abakozi ikongererwa imbaraga mu bigo, umushahara fatizo ukazamurwa, inzu zihendutse zikegerezwa abazikeneye bose, abakire bagasoreshwa cyane kurusha uko bimeze ubu ngubu. Uyu muryango niwo wahaye Mamdani umurongo wa politike, birangira nawe yinjiye muri politike, maze mu 2020 yiyamamariza guhagararira kamwe mu duce tugize iyo leta, atsinda mu buryo bushimishije. Aha rero niho yahereye abona ko bya bintu bishoboka, atangira kugira inzozi zo kuyobora umujyi wa New York. Mu mwaka ushize nibwo yatangaje ko aziyamamaza, abitangira nta muntu n'umwe umuha amahirwe, nta wamwizeraga. Icyakora uyu mugabo yabanje kwitegereza,
yigira kuri Donald Trump watsinze amatora inshuro ebyiri, ubwa mbere akabikora atari benshi bamwizeraga. Icyo Mamdani yigiye kuri Donald Trump nuko Trump yiyamamaje ashingiye ku bibazo abaturage bari bafite. Donald Trump yavuze ko azagabanya ibiciro by'ibiribwa, akagarura inganda mu gihugu, abantu bakabona akazi, agahangana n'abimukira. Ibyo byari ibibazo bikomeye biremereye abaturage. Mamdani nawe nta kindi yakoze uretse kureba ibibangamiye abatuye mu mujyi wa New York, ku isonga hakaza ubukode buhenze bw'inzu. Mbere y'amatora nibura 70% by'abatuye New York bavuga ko ikibazo cya mbere kibaraje ishinga cyangwa se kibahangayikishije ari uko ubukode buhenze. Nibura hejuru ya 20% by'abatuye New York bakoresha hejuru ya 50% by'amafaranga binjiza mu gukodesha inzu yonyine, nta kindi barakora. Mu gihe abarenga 48% mu batuye uwo mujyi bishyura nibura hejuru ya 40% by'amafaranga binjiza yose akajya mu ntoki za landlord nk'uko tumwita. Kubera uburyo kwishyura inzu bihenze, abirukanwa mu nzu batuyemo kubera kubura ubwishyu biyongereyeho 12% muri uyu mwaka ugereranije n'umwaka ushize. Abananirwa kwishyura inzu kenshi usanga ari abakiri bato, abimukira n'abageze mu zabukuru bagorwa no kubona akazi. Ikibazo ni uko inzu zo kubamo atari zo zonyine zihenze i New York. Kubyara umwana uri muri uyu mujyi ni ibintu bisaba kuba wifite. Ku muntu umwe ni ukuvuga umugabo cyangwa se umugore wibana ariko afite umwana, akoresha nibura $36,000 by'amadolari buri mwaka yishyurira umwana w'ishuri. Ubwo uko abana biyongera uragenda uko uwo mubare. Aya $36,000 by'amadolari agize nibura hejuru ya 47% by'umushahara fatizo winjizwa n'abatuye New York. Uburezi naho kuba ntabwo ari byo byonyine bituma abatuye New York batagoheka, kubera ko niyo bagiye ku isoko muri za supermarché bahahiramo ziri hirya no hino muri uyu mujyi, rimwe na rimwe bahitamo iby'ingenzi byo guhaha kubera ko ibiciro ku isoko byiyongereyeho 25% ugereranije n'uko byari bimeze mu 2019. Imiryango yinjiza amafaranga make i New York ubirimo gukoresha hejuru ya 15% by'amafaranga yose binjiza mu kwishyura ibiribwa gusa. Nyamara mbere ya COVID-19 iyi miryango yakoreshaga nibura 8% byayo binjiza mu kugura ibyo kurya. Mu myaka 5 gusa aya mafaranga yikubye inshuro hafi ebyiri. Nk'ibiciro by'amagi yonyine byiyongereyeho 30%, aho muri rusange iki kibazo kigira ingaruka ku muturage umwe muri 6 batuye New York. Ibiciro biramutse bizamutse ku masoko ariko n'imishahara bikabuko, birashoboka cyane kutakumva amarira y'abakozi. Ikibazo nuko kuri iyi nshuro ibiciro byazamutse byonyine, umushahara fatizo uguma aho ngaho. Hagati aho gukorera ingendo muri uyu mujyi nabyo bikomeje kuba ikibazo gikomeye. Mu bagenda muri gari ya moshi na bus zo muri New York nibura 60% n'abamikoro make. Aba bantu usanga batunzwe n'akazi baba bakoze uwo munsi, benshi bagahemberwa amasaha bakoze, ayo bakoreye bakayarya agashira ejo bakajya gushaka andi. Ikibazo nuko ingendo bakora muri za gari ya moshi zirimo kubakenesha kubera ko zigabanya amasaha bamara bakora ahubwo bakayamara mu ngendo. Muri rusange bus za New York zifite ikibazo cyo gutinda, kigaterwa hanini n'umubyigano w'ibinyabiziga mu mihanda, ibyo twita traffic jam. Muri uwo mujyi wa New York umujyi urimo imodoka zirenga 2 miliyoni n'abaturage barenga 8 miliyoni. Munsi ya 50% nibwo bus zo muri uwo mujyi zubahiriza igihe zigomba kugerera ku byapa zitwariraho abantu. Umuvuduko izi modoka zigenderaho wagabanutseho 20% ugereranije na mbere ya COVID-19 kubera umuvundo w'imodoka cyangwa traffic jam, mu gihe amafaranga yishyurwa ku rugendo yiyongereyeho 3%. Muri rusange ingendo ziratinda, zigahenda kandi zigatwara nibura hagati ya 5 n'10% by'abafite amikoro make i New York. Ibi nibyo bibazo bigari Mamdani yuririyeho, avuga ko afite gahunda yo kubikemura. Icyambere cyanatumye izina rye rizamuka cyane mu rubyiruko nuko yavuze ko umujyi wa New York ugomba kubaka inzu 200,000 zihendutse kugira nibura mu 2030 kugira ngo ibiciro by'inzu bigabanuke. Ibi kandi ngo bigomba kujyana no gushyiraho amaguriro rusange 5 aho ibicuruzwa bizaba bicuruzwa ku giciro gito cyane kugira ngo bigabanye ibiciro muri rusange. Ku bijyanye n'ubwikorezi, Mayor Mamdani azashyiraho bus zitwarira abantu ubuntu mu mujyi wa New York ndetse anazongere azivugurure kugira ngo zihutishe akazi. Ibi ubwabyo bizatuma abatuye uwo mujyi bizigamira nibura hejuru y'amadolari 1,000 ku mwaka buri muntu. Ku ngingo y'uburezi buhenze, ubu burezi ngo bugomba kuba ubuntu, ndetse yari yaranifuje ko abanyeshuri bafite amadeni bayasonerwa, uretse ko bigoye cyane ko ibingibi byashyirwa mu bikorwa.
Gutorwa kwa Mamdani ni igisebo kuri Donald Trump wakoze ibishoboka byose ngo aburizemo iritorwa. Iminsi mike mbere y'amatora, Donald Trump yari yavuze ko Mamdani natorwa azafatira amwe mu mafaranga agenewe umujyi wa New York. Ariko ibi ngibi ntacyo byari bibwira urubyiruko rwamutoye, kubera ko nibura mu majwi yagize hejuru ya 78% ni urubyiruko rugowe cyane n'ubuzima buhenze i New York. Byitezwe ko bimwe mu byo Mamdani azashyiramo imbaraga ari ukongera imisoro ku bigo binini ndetse akazongera umusoro ku bantu bose binjiza hejuru ya miliyoni y'amadolari. Uyu mugabo kandi yavuze ko ashaka kongera umushahara fatizo ukagera ku madolari 30 ku isaha imwe uvuye ku madolari 6 ku isaha imwe. Aya ni amafaranga adashobora kugibwa munsi nk'igihembo ku mukozi wari we wese. Mamdani ugifite inzu i Kampala yavuze ko adatewe ubwoba na Donald Trump, ashimangira ko azakorana nawe. Ariko nanone Donald Trump ngo yashaka kubangamira inyungu z'abatuye New York, uyu mugabo akazihagararaho. Aya ni amagambo ya Mamdani. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo Meya Mamdani yashatse Rama Duwaji w'imyaka 28, akaba umunyamerika ufite inkomoko muri Syria, uzwi mu gukora ibishushanyo bizwi bya animation. Ibishushanyo bye byagaragaye cyane mu binyamakuru nka New York Times, The Washington Post, BBC n'ibindi. Nyuma y'ubukwe bwabo, Mamdani yazanye umugore w'i Kampala, bamara iminsi mu nzu akihafite n'uyu munsi. Nta kabuza ko kubona Mamdani atsindira kuyobora New York ari igitangaza mu bindi. Kuva ku nkomoko ye, imyemerere ye, imyaka ye ndetse na manifesto ye cyangwa programme politique ye, byose ntabwo bihura n'abandi bayobozi bayoboye umujyi wa New York agiye kuyobora. By'umwihariko imitekerereze ye, ibiri mu migabo n'imigambi ye ya gisocialiste, ni ibintu ubundi abanyamerika benshi batiyumvishaga ko byatuma umukandida atsinda amatora, cyane ko iki gihugu ari ibendera ry'isi mu bijyanye na kapitalisme, aho umukire ashobora gukira agakungahara cyane, umukene agakena bikabije. Ibya kapitalisme, socialisme na communisme byo ni ingingo tuzagarukaho neza mu bihe biri imbere. Ikindi gisa n'igitangaje nuko noneho yatsindiye kuyobora New York, umujyi ufatwa nk'umurwa mukuru wa kapitalisme nkuko twabivuzeho mu kanya. Benshi bagatekereza ko Mamdani aramutse yitwaye neza, ibi bishobora no gutuma uburyo bw'imiyoborere burenga imbibi za New York bugakomereza mu bindi bice bya Amerika. Ingaruka ibi byagera ku mitegekere y'isi nazo zaba nini cyane, dore ko uburyo bwa kapitalisme ari bwo buryo bukoreshwa mu bihugu byinshi hirya no hino ku isi. Muri make, Mamdani, umugabo wa hano haruguru i Kampala muri Uganda, ashobora gutangiza inkundura ishobora guhindura amateka y'isi nzima, bitari gusa mu mujyi we. Icyakora uru rugendo ntabwo ruzamworohera na busa, kubera ko abakire ba New York batangiye kuzinga utwangushye bahunga uwo mujyi. Bitekerezwa ko abagera ku 800 bashobora kuvamo, biganjemo abinjiza amafaranga menshi cyangwa se abakora mu bigo by'imari n'ibindi bigo binini, nabyo byamaze kuvuga ko birimo gutekereza kwimura cyangwa se kugabanya ibikorwa byabo New York. Ibi byongeraho Donald Trump utamworoheye, bikiyongeraho kuba uyu mugabo adafite uburambe buhagije muri politike, kubera ko afite imyaka 34 yonyine. Byose bigatuma benshi babona ko azagorwa n'izi inshingano azatangira mu kwezi kwa mbere mu mwaka utaha. Hagataho uyu mugabo yifitiye icyizere cyane ko abaturage bamweretse ko bamushyigikiye kuva no mu bihe byo kwiyamamaza, dore ko yaciye agahigo ko gukoresha imisanzu y'abaturage mu bikorwa byo kwiyamamaza, aho kuba amafaranga avuye mu bigo cyangwa se abantu bakomeye ku giti cyabo. Nibura abantu barenga 180 bakusanyije miliyoni 8 z'amadolari zikoreshwa n'uyu mugabo mu bikorwa byo kwiyamamaza, aho yari afite abakorerabushake barenga 100,000. Byose ni icyizere kidasanzwe abatuye New York bamugiriye. Umuraperi w'i Kampala agiye kuyobora umujyi wa mbere ukize ku isi, aho uyobora ahanganye n'umuyobozi w'isi yigenga, umuherwe Donald Trump n'umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk. Ese azashobora kugera ku ntego yiyemeje, intego zidasanzwe muri Amerika by'umwihariko ahangaha New York? Nazigeraho se ibi ntibishobora kuzagira ingaruka zikomeye ku rwego rw'isi? Ibi byose nibyo tuzareba, natwe tuzaba turahango tubibabwireho. Mwakoze kutwumva.